Gira bijuko kumbya muzumuna matangazo wagendera ati we uje no kumena ameza wowe ubusa ndi kurira amarira kuko napfishije iki abantu babagabo bakuru batekereza babyushye umugabo ungana nkawe sundi rukurira umukozi wambura nkiki gashinga mu bikoni n'ibyago byangabwira wambo mbobo ni wowe wazanye umuryango wanyu wose kurya imiti cyangwa musaza wanyu Betty no kuzuguza Betty aransuzuba ati wowe ukujuma jewe umukobwa wawe arengera agakabyo suzuguza buri we nundi munsi si kimwe umva ndavuze fatika byo tutekura sawa ubwo baragenda ruhaze rungeze hano akwera umukobwa wawe reka fate ibintu byawe kandi ubundi zabangendera urankangisha iki wowe umwana se ndavuye mu giki itura kajyana zabone papa yaramwizo mwana cicire umva ninjye nawe turi kumwe nta kintu kimwe uzongera kuba urambonera umva tumuka uracari hano ariko uzabyicuza akajyana uzabone humura mwana humura umva kubyo mpamvu reka njye kwitunganya nze njye kugura akantu kameze neza sibyo ngo pa mbega umukobwa w'umunyagasuzuguro wakumwe imiziki umuntu akibyinira iyo mwitora mugasakuza gutya muri iyi nzu mwumva nta bandi bantu barimo hare buriya niba babaye mukasose yego papa bahinduranya buri munsi nk'amakariso nejo bundi uzagaruka usanga yahinduye undi genda ushyiremo twibyinira mbabarira nyitondere se nizamu genda ushyiremo mwana twibyinira ubundi sakumva utanabira bintu afite ku mutwe by'amadeni genda ushyiremo twibyinira shyiramo twibyinira Sheri wanambura n'ikikopo nyuma yo kunyemerera ko nkunze nafashe icyemezo cyo kukurinda umuhamuro pana bimwe bya wa muhungu wambwiraga arakubwira ngo aragukunda kandi nta n'icyo yakumarira ntayibaze se umuntu utakugurira umwenda umuntu utagusohokana n'ahantu heza se umva se ubona nari narabuze pe yes ahubwo se be Sheri uzansohokana hehe naye ahantu se mwagushimisha ushaka gusohokana Sheri mbwira ndetse hari nta kibazo cyokora sweetheart
Sheri. nakubeshye barumva mfite amatsiko yo kumenya ku Gisenyi. Ku Gisenyi? Yeah. Icyo ni ikibazo gihetse igisubizo. Ejo mu gitondo tugenda, sibyo? Ni ukuri tuzagende kuko na papa nta kintu yazambwira. Nawe nabonye ufite imico y'uburara kandi idahwitse. Okay. Umunsi rero ugomba kumushimisha especially. Yeah. Ni itegeko. Sheri. Ndakumva. Sikuza kubikora nkuko nabirose neza neza. Rahira. Nukuri? Nanjye. Akira. Singiye kofi. Bikoreremo, sibyo? Wow. Naba make. Ujye no kuri ATM kurande. Thank you. Gusa cya gisaza cyanditse kiva cyatumije ikivu. Ibaza gutegetse nk'ubakaramuka gufasha agahita gutegeka ahubwo ngo mu iki kivu mubone gicagase Kubera ngukunda nabikora. wahita upfa Ntabwo napfa Imana iranzi. cyangwa ntabwo yaturusha imbaraga. Itegeko rishyuye kuremera ku buryo n'abandi mu cyaha nabyemera. Ibaze nko mucakiranye mu karwano ubona akiza mbe ntareka Wakize umugabo gifite uburyo nakwidebura nabwo. Nta muceri. nakwijijisha nkajya nguhonda n'ibibando nkavuga ni nk'uruntu rwari rugiye rwari Ukirinda gukubita mu mutwe ariko ugakubita umugongo n'ibibuno. si ibibuno ngo urabifite sheri Ufite kinini cyane. Ntabwo murusha. ntabwo natinyuka kugukubita ubundi ibintu njye numva binaje uswa numva biri kunega wese wabikuyemo cyangwa ikivu cyanyu cyahita kitumira Oya humura. Hano hari abasipeshi bashobora guhita bagukura n'abamarine. Gushira ifasha. nawe watese Shiriya. Ariko hari imbeho. Okay. sinyambuje shaka kuvuga ikote ryawe ntabwo nyibagiza agahinda uriya musaza wamura n'abanyamwere Oya? Akavatiri kaburuka kurusha indege. nzajya nza ku Gisenyi nabiteguye nawe rimwe na rimwe uzagusa Nabikora kandi vuba cyane. Gusa sinzakubabaza. Uzishima. Nzakwibagiza buri kintu cyose. shana rero mpamvu numva naje kugira ibyo niyibagiza mu buzima umuntu aba abayemo. Hari abantu benshi baba banyindo kandi shanda umwana mwiza ariko abantu bavuga ngo ngira amahane abantu baba banyiyenzaho Shyira mu bareke n'ibyo ukuzi. Nandi umuntu ukuzi. Kandi nawe uzamenya ibyawe usibye gihe. mfite famiye nayo mbona itanishimira Famiye ya mbere ni njyewe. uze kuba
urakoze cyane. ase njye naniyibagiza ibibazo mba nahuye nabyo. Nzagufasha, nzagufasha. Ntuzongere kubabara. Wenda bikwemurira. nibe ubuzima nakabumazemo nk'icyumweru twibere gutyo mu mazi. Sinshaka icyumweru, ndashaka imyaka yose. Tuzatura hano imyaka hose, yose hano umugore iwacu. w'abandi. Arashaje igihe kizagira agende. Ajyaheze. Arashaje imyaka 85. Abana banjye uzabarera. Nakunze rero ubundi mbere yo gukunda wowe nabanje gukunda abana. Ndi umuryango. Kandi n'ahantu hose azaba ari azuma ko hari ahantu bamusigariye kuri. Gusa njyewe nakomeza kunkubita nzamucira. Nagazongera kubikubita. Arankubita. Agukubita gute? Arankubita ariko ikimbabaza ni umwana wanjye umeranya nawe. Kandi umwana wanjye nta kindi namukorera naramubyaye. Musaza wanjye nawe ni agatake nakabwiye agahinda kanjye. Umugore we yanteranyije nawe. Umwana ubwo tukivugana. Musaza wawe rero uriya hari uburyo abibona ariko ihangane sibyo? Nzakwitaho nzakuba hafi sawa? Shiri? Shiri? Ihangane sibyo? Ihangane sibyo? Kandi ntabwo uzongera kubabara. Nzakurinda ikibi. Maze uzamba hafi. Rero uyu munsi nubwo ntabyo nakubwiye ariko ndabakunda. Kandi ukomeye intore yishakamo ibisubizo kandi uzongera kuba ngaho se kishuri. Uzi ko ashyushye kandi ubona hano ahandi hakora.
wihisha se wandaya ko wihisha inda suri kukwihisha ako se waretse nk'abo gukubita we wamba buragiye kubitaka ko Nibiki. babara turubana ndekura Nibiki. ako bakure kwikorera ikintu ngukorera nawe